Gira amahoro nshuti mwene data, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Dukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto rwa mbere mu bice 12 umurongo wa 9 n'uwa 10a yaho. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza. Ndagira ngo muri ubu buryo Imana iduhaye tuganire ku kwizera kw'impano. Mbere yo guhabwa iyi mpano yo kwizera, ni ngombwa kuba warakiriye ukwizera guhesha agakiza, ariko rufatiro rw'ubuzima bwa gikristo. Kwizera Imana ntabwo ari ukwizera kwiriho gusa, ahubwo ni ukuba warakiriye Yesu Kristo, ukizera ko ari umwana w'Imana wapfuye akazuka, uriho kandi ukora no muri iki gihe. Mu rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Roma mu gice cya 10 umurongo wa 9, Pawulo niko atubwira agira ati, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kwizera Imana rero ugashyira icyizere cyose muri Kristo, ntushidikanye ku rukundo rw'Imana, bitubera urufunguzo rw'amasezerano y'Imana Data n'amagambo twabwiwe na Yesu, tukabasha kwatura kwizera. Yesu yabivuzeho agira ati, ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Impano rero y'umwuka yo kwizera izana gukiza indwara, ndetse ni ukwizera gutuma Imana ikora, igasohoza ibitangaza, ikabohora ababoshywe n'abadayimoni. Kuko umuntu watura afite kwizera ashobora kubwira umusozi ngo ushinguke utabwe mu nyanja. Niko Yesu yatubwiye ko uwo muntu nagira uko kwizera akabivuga bizakoreka, hariya muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 23, aho Yesu agira ati, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo yavuze gikorwa, yakibona. Impano yo kwizera, aho Yesu abivuga muri Mariko 13:23. Impano yo kwizera rero ijyana no kuba umuntu afite kwizera kw'Imana imushoboza icyo yavuze kandi ikagisohoza, nubwo mu buryo bw'umubiri byaba bisa n'ibidashoboka. Imana igenera buri wese impano uko ishaka, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira hariya mu Bakorinto ba mbere ibice 12 uhereye ku murongo wa 7, havuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka, kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ni ukuvuga ngo Imana igenda igenera umuntu wese impano, kandi izitugenera ntabwo itwima, ahubwo gusa icyo dukwiye kumenya mu izi mpano ni uko Imana ifite ubudahangarwa bwo kugenera umuntu uko ishatse.
Icyo twavuga kuri iyi mpano yo kwizera ni uko kwizera ubwako guhuza Imana n'uwizera, kuzana ubumwe buhoraho hagati y'Imana n'ufite ukwizera. Ibyanditswe byera bitwereka ko Imana ari Data udukunda kandi ushobora byose, ndetse ijambo ribishimangira hariya muri Luka igice cya 1 umurongo wa 37 hatubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yesu yavuze iri jambo ku kwizera agira ati hariya muri Mariko ibice 9 umurongo wa 23 ngo Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizera. Imyumvire yacu ikwiye gukura tukamenya ko kwizera kuduhesha kugera ku mbaraga z'Imana nazo zigakora icyo twizeye. Umuntu ufite kwizera aba afite uburenganzira ku mbaraga z'Imana zikora ibyo umuntu atabasha gukora ari mu buzima busanzwe bw'umubiri, nk'uko ijambo ryatubwiye ngo byose bishobokera uwizeye. Yesu yatangajwe no kwizera guke kw'intumwa ze. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Matayo ibice 17 uhereye ku murongo wa 14 haratubwira ngo bageze mu bantu umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi, namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Mumunzanire hano. Aha tubonye ukuntu Yesu yatangajwe no kwizera guke kw'abigishwa be, kandi hari n'ibintu byabereye mu ruhame aho bananiwe gusengera uyu mwana ngo abohoke. Yari azi ko bashobora gusengera uriya mwana akabohoka. Kutizera kwabo kwafunze imiryango y'ubwami bw'Imana, kuko hatumye hashira igihe kitari gito abantu bashungereye nta mbaraga z'Imana babona mu gukora no gukora kw'Imana mu mikorere yabo bigishwa. Ibi rero ni ibigaragaza yuko nshuti mwene data ukwiye kuba uri umuntu ufite kwizera kugira ngo ugaragaze imbaraga z'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Kukwizera uragukeneye kugira ngo hagire ibigaragara biherekeza ibyo uvuga, biherekeza izina ry'ubukristo mu buzima bwawe, utabaye nk'aba bigishwa. Kwizera rero ni kwiza kuko ari urufunguzo rw'ibitangaza byinshi bishoboka mu buzima bwacu, bikozwe n'imbaraga z'Imana zizanwa muri twe nuko twizeye Imana, tukizera n'ubushobozi bwayo. Nshuti mwene data, ntabwo ukwiye kumera nk'intumwa za Yesu zabuze kwizera bigatuma imbaraga z'ubwami bw'Imana zitabona uko zikorera mu buzima bwabo. Niwizera urabona ibitangaza by'Imana. Nkwifurije kwizera, nkwifurije umugisha w'Imana, nkwifurije ko mu buzima bwawe imbaraga z'ubwami bw'Imana zihakorera, ukabona ibifatika atari ukugenda n'izina ry'ubukristo gusa, mu izina rya Yesu. Amen.